yihutirwa cyane ari amakuru yaje nk'inkuba amakuru yatunguranye amakuru meza cyane ari amakuru yaje nk'inkuba nta muntu numwe wigeze ubimenya wigeze ubivuga mbere dore ko tuvuga ngo amakuru yarengo aramenyekana ariko reka impaka rwose babivuze nge nabonye Rayon Sport kanze nanatangiye Rayon Sport tumenyere ko biba bijya hagaragara cyane nta banga ribamo bafate screenshot ya Rayon Sport kwa bayipostinze kuri social media Tadeo ahabwa indabyo ze rwose narumiwe uburyo batangaje ibisi bayitangaza avec précision Rayon Sport ese uzagashya nabonye uziko nayibonye ku mbuga nkoranyambaga ndavuga intuba nzari ibintu abantu bahimbye bya bindi bakora amafoto n'abantu bagiye muri gala no bangomba ko njya kureba kuri Twitter ya Rayon Sport mbona iriho Rayon Sport yatangaje ko yavuze bisi dore ngiriya iyi foto mureba nibyo iyi ni graphique kazuye ntabwo ari foto ya nyayo iyi ni ifoto yo muri computer yakozwe ndabyumva ariko uko ibisi zabisanyiriza ni umuderi wa bisi ibintu byose ubona nuko bizabimeze ariko bisi zigezweho ntacyo nariye kuvuga ngo ziba zifite amapine menshi oya bisi nayo biterwa ahubwo nuko iteye ikuresha ingana by'amapine byo n'ubundi amabisi manini wasigaye ariko iratatsa by the way iyi bisi urabona ibintu byose urabona hari ikirango cya Rayon Angra hakabaho Gikundiro ni nickname ya Rayon nuca abana hakazaho Forza kampani ya betting hakaza Kanyenyeri k'umunyamuryango bwa Rayon baraza kudusobanurira hakazaho Airtel na Skol mfite yuko rwa Rayon Sport mukuru iyi bisi nkurikije Karenzi yabivuze araza kudusobanurira azayavugurure sinemera ari amafaranga y'igihugu uretse kubivana turabigera kuko mbonye umuterankunga mukuru wo mu Gatuza twabiganira na Lorenzo Kataraza mu kiganiro uburyo azamu yagiye ku kuboko abareyo barimo barinjira baraza kubisobanura ariko uko mubonaho Airtel amakuru avuga ko SG ibihe byose ikaze muri SKFM international ikaze muri SKFM ni SG ibihe byose ariko ni mpuzamahanga ndaho $8 by'amadolari right miliyoni kaba 200 kamaze bikonvertise igisigo cyo ubwo kiraba kiza bakurikira SKFM baraza kucyumva ntabwo dusohoka mutumvisha amagambo meza abereye bisi nziza y'amadolari ibihumbi 138 ibihumbi 138 ni miliyoni 200 zirenga ibihumbi 51 ni miliyoni 200 urebye ni miliyoni 200 bisi ya miliyoni 200 igomba kuba ari bisi nshya uko byagenda kose brand new igomba kuba ari bisi ayo mafaranga ntabwo aba akwiriye bisi nshya nka bisi gusa igomba kuba yubatse nka bisi y'ikipe y'umupira w'amaguru haba interior design imbere za ntebe twa dufirigo ni imideri y'inyuma n'ibirango byose ko bayipresence ngo izaba irimo ama ecran yego screen imbere ku buryo abakinnyi aho bagiye aho gutereka amaji amakawa utuntu tumeze nk'utudrowa two kubikamo utuntu kuri buri ntebe ya buri mukinnyi ugibona nka tuya tudrowa bashyiramo nk'ikawa nahise ntekereza kuri bisi ya APR FC chairman yigeze kudusezeranya nyuma akaza kutubwira ko bayikoresheje ariko umuderi bayifujemo bakayikora nabi chairman yabivuze muri press conference muri hari abantu bazi ngo bisi ya APR yaraheze ntigeze iza APR uko bayitumije ntabwo ari ko bayikoze muri kwa kuyubaka imodoka irubakwa ntabwo ari uko iva mu ruganda imeze barayubaka bakayikoraho ibintu uko byifuza uko APR yayifuzaga chairman yavuze ko atari ko yasohotse imeze bisaba ko bongera kurekomanda gukomanda nanone indi bisi bituma ikererwa ariko bisi ya APR iracyahari icyo mwumva kuyubaka ni ko Rayon Sport igomba kubaka bisi yayo byatunguranye n'amakuru yaje nka bombe twese twumiwe
twabanje kwikanga tugira ngo ni bya bintu byo kuvuga ngo abasaza barimo kuvuga ko bagiye kugurira ekipe bisi bikaba bya bindi nyine byo kugira ngo iminsi yicume babyita igipindi muri Murera. Hari abantu bahise bakomanta ngo abasaza bayobora ku gipindi, batangiye igipindi, ariko aho namanikiye amaboko namenye ko atari abasaza bazayigura, atari Rayon Sport izayigura. Namenye ko ari umufatanyabikorwa ugomba kuyigura, yabyemereye abantu bose bahari n'itangazamakuru cyane. Biragoye ko ikigo nka Airtel cyakwemera ikintu kikemera ko cyaguze, barimo gukora ibintu bagatanga na time frame igihe batari sûr et certain. Iyo certitude rero Karenzi niyo yanyemeje ko mu by'ukuri finalement mu gitaliyani turavuga ngo finalmente Rayon Sport igiye kubona bisi. Akantu kantunguye cyane ni uburyo ejo bundi fan club zatumije abayobozi. Hari fan club yiyemeje gufasha mu kwishyura bisi yari isanzwe ishaje ngo bayivugurure ibikora, ariko niba batanze amezi 2 se why kubera icyo bisi wajya kuyivugurura abaza 11 baba baziha ikipe ibe yitegura utundi tuntu, cyangwa bazifashe ikipe y'abagore ijye gukina Sekafa imeze neza batagereza amezi 2 ni make wana. Ngira ngo ni inkuru yaje itunguranye, uretse ngira ngo abari muri board wenda na Airtel abandi bose byabatunguye, gusa nyine tukabiragoye kubiduhisha kuri SKFM kuko ejo twari twabikomojeho, twari twayasitaye ahantu hagoye cyane, ari nayo mpamvu tutabikonfirmaga, ariko twari twabikurikiranye. Ayo makuru ejo twayavuzeho, wari uyafite mbere ko atangazwa Naisa ejo ntabwo twabivuze, ejo Renzo yaragiye. Warabivuze, wavuze kuri KBS? No, navuze kuri Airtel. Yego, vuga ko bizanyura muri KBS. Nyine ariko byumvikanaga nk'ibintu ko ariko tumaze kuba kuri ibintu byo kuvugurura yari isanzwe, byumvikanaga ibintu bizaba bikorwa, ariko bombe yuko commande yamaze gutangwa, bisi irimo gukorwa mu gihe cy'amezi 2 zabigeze i Kigali. Kare irani nkuru niyo bombe, niyo bombe kabisa. Ni inkuru nziza iherekeza inkuru nziza kurushaho y'umushinga wa 702 cyangwa se wa Kanyenyeri. Urumva ni ukuvuga ngo turi kumwe na Olivier Gakwaya, abadufashe amafoto cyangwa se amashusho. Gakwaya yarayerekanwe bidasubirwaho imbere y'abanyamuryango ba Rayon n'abayobozi ko ari uzaba ushinzwe uyu mushinga. Batwereka ifoto yari kumwe na Muvunyi ngo bamenye n'uri muri studio, banerekane no ko ari yambaye. Akavuga ati yatubereye umunyamabanga imyaka 10. Ati Rayon Sport ayizi umuzi n'umuhamuro, niko abanyarwanda bavuga. Ayizi imbere n'inyuma. Ati nyuma y'uko inzego zose zibyemeje, Olivier Gakwaya niwe uzaba ari coordinateur w'iyi projet ya 702 ya